ingoma ibana ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikunda ikundwakaza ingoma irwanda ingoma irazamutse ishyizwe hejuru rwanda uri hejuru ntawagushyira hasi kukwaba we wakuzamuye ingoma ingoma y'imbaraga kandi ireza ingoma igatsinda. Mwese hamwe abo duhurira kuri runo rubuga buri cyumweru ndabaramukije ndabashimira ku kigoro mukora. Twagira rero muri kano kanya twakire umwigisha wacu umuvyeyi wacu Irishema Rwirujo, tumwakire aze atugaburira amafunguro y'uno munsi. Tumwakire tuba tutishima gasa n'isherezo iteka ryose gana kubiye byose. Ngewe n'Imana duhuriye ku rubuga nanone mukunze kwita Rwigiro rwa Ndigaye umushaka mujye mwongeraho wabihe bihibindi mwabanzo bazi. None rero ndabashimye ko munyakiriye kandi nabo namwaje n'ubundi mwabyitabiriye mwarabukereye. Ngabashimira ko mutajya mubura kuri ino sango. Uyu munsi turi bwige n'ubundi bihwanye n'ibyo mwanavugaga. Turakomeza ku kintu kimwe aho mwabaye nk'abavuga ikibariro sibyo mugitandukanye n'ingengabihe. Ingengabihe twarayibonye n'ikibariro twarakibonye. Ikibariro ni kalendari. Icyo ni ikibariro tubara amatariki mu kirundi ngo ni amagenekerezo tubara amatariki ariko ni ikibariro. Rero uti kwigenekereza iri mu kirundi uyu munsi ni mu kwezi kunuku no kumuharo ku munsi uyu n'uyu w'umuteke no mu mwaka uyu n'uyu w'urwimo. Kavuti ni mu rwimo rw'umuharo. Byose ntibibarika bitwo bizwi. Niyo mpamvu iyo kalendari twayihuje n'iyi muzi Gregoire kugira ngo mubimenyere mubibone mubimenye. Ariko noneho iyo tuvuga ya ngengabihe mwibazagaho tuba tuvuga ikindi kintu. Rero mu itandukaniro rya mubizi mwamuzi ko ari itandukaniro rya ngengabihe n'iriya kalendari mwamubizi cyane mubizi. Ndabona ko ari yashaka kubivuga itandukaniro kiriya kibariro n'ingengabihe. Itandukanirizo ryo ku ingengabihe ni iyacu kandi ikaba ingengabihe ikaba n'itango ry'umurimo wa Kibogo ni iyacu. Ntiyihenda igwishamwo neza nta bya bindi twita intamenywa ntibibamwo byose birakwiranye ariko izindi harimo intamenywa. Niko nibaza murakoze. Ndiribazaga muri kamere na kamerano. Nicyo nuko twavuga biravye guteke byiki twabyise ikibariro kalendari n'ikibariro. Yego noneho rujya mureba rwo tugwita ingengabihe. Yaba ikalendari niya ibi turi kuvuga by'ikibariro cy'umuteke umunsi w'umuteke ku mwaka w'urwimo rw'umuharo mu cyumweru cy'umurora tuvuga. Iyo ni ikibariro ni icyatsi. Noneho n'iyi ngengabihe nayo ni iyacu bifitanye isano ki. Ingengabihe n'ikibariro ifite ubudasa cyangwa ubusa bihuriye ku kigo byose ni byacu. Ntabwo turinjira mu byahane ngo tube muri kalendari cyangwa tube mu biriya Gregoire. Ntabwo ibi byacu aho bihuriye ni naho bitandukaniye ubusa n'ubudasa cyangwa. Rwirujo Nyirishema ni nanjye wari wabibajijeho ariko ukuntu uri kubivuga ndumva hari icyo ntekerejeho sinzi ko reka nkivuge. Uramurikiwe vuga uko umurikiwe. Ngewe uko mpise numva ingengabihe irimo ikibariro kubera ko no kuvuga ngo ingengabihe twavuga ko ari ifite ingengabihe uko kiriya kiziga cy'amazi kirimo ariya mezi uko tuyita amezi. Hanyuma noneho kiriya kibariro
kirimo icyo wise mu kirundi ngo ni igenekereza. Ubwo niba baza umuteke umuroba gutyo gutyo urumva kwita yinjira mu ngengabihe. none reka mborohereze kandi nawe wakibaje ko yaraneje ko ari wowe wisubijiramo ushaka kwisubiza. urabona neza ko kiriya kibariro ni ibijyanye n'umwaka, urumva ni ibijyanye n'umwaka, naho ruriya ruziga rwo ni urujyanye na eshatu ingabo eshatu rujyanye n'umurimo wa Kibogo mu gihe kingana n'imyaka 636. cyo ni ingengabihe igenga ibyo bintu. gushaka kubyumva neza kandi tujyanye mwese muzamazu yubakwa ko aba afite master plan cyangwa umujyi ugiye gukorwa abari master plan. Master plan murabizi mugwe niwo muyizi cyo master plan. yego yego yego. igishushanyo mbonera. Ibi bivuze ko bigiye no kuza gusubiza icyo mwari mwabajije numvise ngo kiriya gishushanyo ko twavuga ko cyavuye mu isanzure. ubundi nacyo nababwiye ko nari nagikoze 2014 ariko mbura umuntu ubishushanya ko nabishakaga mwajya mubona rimwe na rimwe nadisipureyingaga kwiga rimwe na bimwe nkanakivuga ariko ibintu bikumva ntibyuzura kurinda ubwo haje kuba umuntu abihaye ntafite umwenjeniyeri mu gushushanya nawe arabikora byanga kwinjira, ariko noneho uriya byaje guhabwa umuntu umwe muri twe muri NRG abibonye ikibazo kiriho aza kujya kumutagara barakimuha bamuha ati ngiriya chef kiramo amagambo sarimo muri ariya mabara yose nta na rimwe ridafite byose ri mu mwanya wabyo kuko anahuye n'ibintu tuzabereka nabivanganywe nta na kimwe kibeshya. murabona ko kuriya kigabanije mu bice bitatu iki bivuga gikoze imyanda itatu. iriya chef gifite imyanda itatu, murabona harimo imirongo itatu y'impanda ya gold, hari ituruka mu ibanza bizo mu zuba kikajemo gatatu. rero urabona chef n'atiza ngo ifize urutendere kuri ubu nera chef gitonyanga ni umwambi nabyo ni umwambi rutendere hari n'umwambi rero rwoga. ariya mabara turimo nta kintu kimwe kibeshye ntari na gito. bimeze nko kundi muri yagengabihe ngo musa yashyizwe ku musozi ngo yere ku by'ubuturo bwera design ya mesure n'icyose, noneho arabwirwa ngo genda ukora ubuturo bwera ukurikije igishushanyo mbonera ubonye. murumva niko niki kimeze rero. we kigizwe n'imyanda itatu mwabibonye mwese. bwa mbere gikozwe n'imyanda ingahe musubize? itatu. umwambi umwe ni ifizi ya rufara na rutenderi. uwa kabiri ni inyundo nyarusara. ingoma rwoga. uwa gatatu ni ingoma rwoga. biriya nta na kimwe kibeshye ntawe na gato. mumenye rero ko ari master plan cyangwa igishushanyo mbonera, ikaba ingengabihe y'umurimo wa Kibogo mbere ko utajyana ku isi. kutangira kuvuga iki cyayeho mbere ntabwo kibayeho nyuma. ni ukuvuga ngo rero umurimo wagombaga kunyura kuvutangira ugaturuka aha. reference ni inzu ya Nyangukoma ingana na Kibogo, ariyo nzu y'amabuye y'ibuye ry'Imana, ariyo nzu nzi twabivuze. hazaba ku isi inzu nzi nubwo nyuma haje inzuki. maze rero mu mwaka wa 1344 tubara muri ubwo buryo niho iyo master plan yagombaga gutangira ikarangira muri 2024 muri turimo. none rero nuvuga ngo ufite master plan y'ikizaba umurimo wa Kibogo ku isi ikaba ari iyi ngiyi, noneho akarangiza wa murimo nyuma y'icyo gihe. ndavuga ngo ni umurimo wagomba kugenda mu gihe no ku butaka bw'isi ukazenguruka isi ukongeruka aho wakomotse.
none rero uko iyo master plan icyo isobanuye, icyo bikiri cyose ikiri misiyo ye muri iyo master plan, ubwo ikiba gisigaye ni ukureba ko byagarutse aha. Kibogo watangiriye aho aragenda ku isi mu butumwa bwe, none arongera aragaruka. Ikiba gisigaye kureba aho yanyuze n'ibyo yavuze, ariko byabaje n'urwo rwano n'abanyaburayi babizana bigoretse. Ikibazo ni ngo ko mfite master plan, nkabona inzu yubatswe n'abatuye isi, bongeye no kutugarurira. Iyo nzu ikurikije master plan, niyo kuturwamo cyangwa iyo gusenywa cyangwa se niyo kuvugururwa. Mwumve neza ko igishushanyo, iyi master plan y'imyaka 336 ni master plan ya Kibogo y'umurimo we ku isi. Noneho Kibogo arongera agarukiyeho yabanje, ariho aratubwira ati ibanze ryanyu dore uko byari bimeze, uko umurimo watangira ngaha, uko watoganijwe gukorwa, aho wagomba kugera, uko wagombaga, icyo wagomba kusobanuye, dore bigarutse aha ngaha, isi yose izengurutswe. None mwebwe mufite uko babibabwiye abashobora kuba barwanya, ababizanye mu mucuri, dore ngiyi master plan. Iyo nzu yubatswe n'abatuye isi bagenga isi uyu munsi, mukaba ariwo murimo. Iyo nzu ikurikije igishushanyo mbonera cyangwa bayihangiye ibyabo. Ni ahacu rero ho kugira ngo turebe dukurikije igishushanyo mbonera, dukurikije iyi master plan, turebe aho duhagaze, turebe kumenyeshwa gushya kwaje, turebe ko bikurikije iyi master plan. Cyangwa icyo cyavuye ni uko nyuma y'333 ya Kibogo, nyuma y'1117 bya Gihanga, nyuma y'imyaka 336 ya Mazimpaka, nyuma y'ibihe 200 by'urugumi Rwogera, nyuma y'ibihe 120 rwa Rugwizakurinda, bidutura mu mwaka wa 2022 ngo hazatangira uburezi bushya. Abantu bazava mu bugoreke bwagoretswe master plan, bakubaka inyubako idashingiye kuri Kibogo, bakabigira mu mucuri. Noneho ukuri kwabyo kuzagaruka, maze mu Rwanda no mu isi byumvikana hatangira uburezi bushya, bwongeye buturukiye mu ibanze ngomba gukwira isi. Niyo mpamvu rero mu gutangira ku civilisation nshyashya y'ubwiru bw'isi bw'ingoma yerekeza, tugomba kubyubakira mu gusubiza ibintu byazo byose mu buryo bwabyo, mu gukura no gusenya umucafu, mu gukuraho umucuri, ibyacuritswe n'abarunga batugaye ko mu ngwe yera uzwo Kibogo hanganyira mu ngwe buri. Niba ko hari aho byagiye bigera Kibogo kubaka mu ngwe agasenya cyangwa agahindura, ariko igihe kirageze ngo dusubire mu mucyo, aho isi igomba gutungira mu mucyo wayo, ukuri kw'Imana kamerano. Twatagiye mu Rwanda twavuga ngo ijwi ry'Imana gasa n'inenge murinde muri Kibogo. Ni ibi twabaga duteguriza, ni ibi twabaga turimo, niryo ikomeje, kandi iryo jwi ry'Imana gasa n'inenge muri Kibogo ryategurizaga ingoma ya Shyerezo, kandi ingoma ya Shyerezo yubakiye kuri uku kuri ko mwibanze, ikaba igomba kugendera kuri iki gishushanyo mbonera master plan yo kumenya Imana kamera no soko byose na gusa twese binyuze mu kuri kw'icyo gishushanyo cyerekana, bigakuraho umucuri babandi bacuritse iby'Imana kamerano, bagakora bakarema Imana nyine twita karemano. Ndumva bivuze mu mwakumva mujye busa naho wenda burambeho gato, ariko byo mwana avugaga nyine avuga ko iyo hari byose akandi kose gafite agaciro ka, nta gukuraho nta kongera, ni nabyo bimwe banza wakuraho yakurwa mu irage kamerano, wakongeraho yakongerwaho wagira ngo byabyago nabyo bavugaga. Maze rero uru ruziga uko murureba ruhishe ibintu twakwiga imyaka myinshi, kuko ubuhishe n'iby'ihame ryo muri universe, bihishe iby'ihame by'ubuzima kuri ino si, byerekana n'ibindi bintu bimwe na bimwe tutavuga tukagira ngaho ko ntacyo mwabyumvaho, ariko kubigaragara yenda igikenewe ni ukumvisha ko neza mutazongera gushidikanya, kubereka neza ko iyi ariyo master plan
y'umurimo wa Kibogo twabonye ukomoka muri Pleiades utangirwa na Emmanuel mwene Gabriel twabivuze, none Gabriel akaba yongeye kwigarukira murumva kugira ngo arangize nyine adusubize muri cyerezo twese, ariko kugira ngo mubyumve neza reka mbaho urugero. Buriya uku mu kirere cy'igishushanyo ifite na kodone z'isi zose, kirimo n'amakodone yo mu isanzure byose, by'umwihariko kirimo amakodone yo mu isanzure irimo intebe ya shyerezo bita golden throne y'intebe ya zahabu yari ihagarariwe n'ingabe karinga cyangwa rwoga nyine ubwo irimo ironda y'imiyo zahabu y'irogera twabivuze. Ibyo byose iki gishushanyo kirabyerekana, kikerekana ubwo bwama buhagaze n'aho bugera n'inyenyeri zihari turabivugaho ubwabyo, umubare w'inyenyeri ububani burimo, uburyo buradiya bugeze mu ironda ariyo zahabu ku inosi yacu, n'uburyo buri kintu cyose kiriho niba ari izina ry'ubutwite ry'umwami buriya ari area irimo inyenyeri runaka aba ari kuyobora, aba ari nka zona ko aba ari inyenyeri zirabura rihari rero zihagarariye inyenyeri. Ibyo turabivuga kwabyo mu mbabarire, ariko ndashaka kubabwira mu byo muzi. Murebe guturuka muri Cyerezo niho baza ngo Gihanga baratangira akanahiruka te kandi nta gisobanuye ko Gihanga ise ni ikimanuka nde kazi, ariko nyina ni umusangwa butaka nde Nyarukangaga. Niyo mpamvu ku ruhande rumwe ni ikimanuka kuko se ari ikimanuka, ku rundi ruhande ni umusangwa butaka kubera ko nyina ari iki ari umusangwa butaka Nyarukangaga. Afata role ebyiri nk'umwanya bavuga ngo Yesu ngo ni Imana ijana ku ijana akaba n'umuntu ijana ku ijana. Uranyumva? Yego ndi kubyumva. Ugeze ubaba ngo Yesu ngo yari Imana ijana ku ijana akaba n'umuntu ijana ku ijana, urabyumvise? Narabyumvaga nkiriyo. Ni ukuvuga ngo rero bamushyize kuri se w'Imana yabonekaho, banamushyize kuri se w'umuntu yagira ate yabonekaho, kuko ni imvange y'umuntu n'Imana uko. Uruhande rw'Imana abonekaho, ku ruhande rw'umuntu aboneka ko nyina nyina kwavuga ni umusangwa butaka. Naha rero Gihanga nyina n'umusangwa butaka, ise ni iki ni ikimanuka. Niyo mpamvu arangiza cycle y'impanuka akanatangiza ubwo ngubwo cycle y'imishumi. Waba usubijwe? Rwose ndasubijwe. Okay. Uriya rero uburyo kigenda mu buryo uburyo sirikira kigenda mu buryo bita kigenda mu buryo bw'amagensoro. Amagensoro murazi ko kivuguzo kigenda, ikivuguzo bavuguza bavaye bajya mumbwira amasaje buryo ya bavuguza bava ibumoso bajya iburyo, niko kivuguzo gikorwa cyangwa bava iburyo bajya ibumoso. Iyo umaze guca umuvuno bava iburyo bajya ibumoso. inshinge z'isaha clockwise, inshinge z'isaha zigenda gute? Zivuriye zigiye ibumoso cyangwa se ibumoso zigiye iburyo? Isaha yawe za kenzeri zayo niho zakira zishinge bigenda Ibumoso ujya iburyo. inshinge z'isaha ziva ibumoso zigana iburyo. Igisoro muhuguza kivahe kijya he? Ni iburyo ibumoso. Igisoro kiva iburyo kijya ibumoso. namwe inshinge z'isaha nawe inshinge z'isaha kigenda mu buryo muri sens contraire zigiye zirimo isaha. nibyo cyasigaye nibyo ngo kigenda muri sens contraire aho zigiye zirimo ibyo bita ubundi zandi mu mwigaga bya mbere mwira ni sens trigonometrique, cercle trigonometrique, n'est-ce pas? Niko biri cyasibye niko biri. ngo rero iyo dututse muri Cyerezo murabona Cyerezo haturuka muri we hakurikiraho kigwa, hakurikiraho umuntu, hakurikiraho kimanuka. Uruvuga ngo muri master plan yo ku isi uko umurimo wa cyo ugomba kugenda
byaturutse ko shyerezo muri shyerezo havuyemo kigo nayo ngengabihe twemeye buriya ngengabihe b'ibikorwa byose ni ukutwereka execution y'igishushanyo nose ntabwo tubwire ngo habayeho adamu wande w'imana ngo yaraguye atandukana n'ubumana noneho adamu abyara seti siwe muntu no reka mbahe umwitozo n'uburenge kuba umwitozo bidageze muzagaruka tuganiraho murafata bibiliya muzayifata nkuko nabibabwiraga mufate aya mazina ava muri shyerezo ku ruziga ruva muri shyerezo igihanga akarucyura muri shyerezo nanone niho rwuzurira bikumvikana ko hagati ya shyerezo na gihanga hariho amazina 10 muzare mu itangiriro muri bya bisekuru muzasanga ko hagati ya shyerezo barabivuze na gihanga muri iyo bibiliya ho ni hagati ya nowa n'imana hari ibisekuru 10 noneho umwitozo ugiye kuba muzajye muri aramenye mu rwego rwo muri misiri baje kwimukana rubyara inegeye burayo urwo rurimi ayo mazina afite igisobanuro muzafate muraramenye izina risobanura iki murebe aspect iri physique iri 3D banabure spiritual aspect ya izina muri amazina yo muri bibiliya muzasanga abadamu ari bakigwa musanga se tari muntu byose muzasanga uko nguko kandi mwabona abaye devoir kugutojya kuvugana mwagiye mu sobanura icyo ryeze neza riri muri bibiliya maze rero nuko ko shyerezo muri shyerezo havamo umuntu havamo kigwa ava muntu agera kuri kimanuka ibi biratwereka civilisation ya mbere mu ibanze y'impanuka by'ibanze aho mungwe aza shyerezo bakigwa ngwara z'impanuka by'ibanze kugera bwo barangira bagahenebera urumva kuva muri shyerezo ukagwa ku isi n'amarenga uwari ufite ubudapfa bw'imotere y'ubumana agahinduka umuntu wa morutere akagira ubwahirwa kimanuka ikuzimu ni ubuhenebere bwo kurangira rwose ubwo buhenebere niyo ntuza ya mbere mu bimanuka by'ibanze byacu ni ikivuga noneho muri bibiliya nibyo bizaza bigeze na mungwe kandi mungwe twaje ku muhodo bw'iro mungwe bivuga adamu na eva mu barebe ibyo wamugibuka mungwe yabonye 22 cyane ndari mu hafi aho bivuga adamu na eva ni ukuvuga rero ubu bwiru bwatwandikwa muri bibiliya muzi ko wanditse itangiriro bwa mbere ari nde yari he Mose niyo muntu wambere atangiye kwandika ubwiru yari mu misiri yitwaga abiru nyine kandi urwanya ko burya abiru ari izina rikomoka ku rugwiro rw'icyiru ku rugwiro rw'icyiru rihera Kacyiru hariya n'ikiganiro gihari ubu kigali mu rugwiro ruriya riharirwe n'ikidore cyahoze kera kuva bagahima urugwiro rw'icyiru urabona ku Kacyiru ariko ni ku rugwiro rw'icyiru uzi ko rugwiro na Kacyiru abo bantu rero baje kugera muri za Misiri yego nubwo twumva ngo bakomba kuri batera babaje muri Uri ariko ubu yaje kubageze kuri Mesopotamiya bakazamo ku buhungiro hariya za Misiri bari bakibuka ibyo mwibanza berekanye ntaho byanditse niyo wanditse ibiro bwa mbere twa Musa yarikwaga rero waba Adamu abaho iki babaga bavuga ubwiro wo mu gice cya mbere babivuga mu buryo tuzi mu ngengabihe ariko kuri kwabyo byubakiyeho ni bamongwe uburyo bahinerereje inyoko muntu bagahinduka bakimanuka ubwo igice cya mbere ni ibimanuka bigwa ku isi bigahinduka remoroteri ibintu bipfa none bikadapfa bikagira ikuzimu rwose ariyo kimanuka ikuzimu igice cya kabiri rero kizamo ubutabazi buturutse mu ijuru nuvuga ko haza kijuru niyo mpamvu kiba wahita amanuka n'inkanda kuko abari batakaje inkanda idafite amanukana inkanda kumanukana inkanda ya Gasani amanukana ingoma y'ironda yazaho yatakajwe nyine y'ingabe amanukana imfizi rutende kuko iyazimi urabona ko mu gice cya mbere yafize rutende yazimi
mu kuzimira ni koko n'inka yari yazimiye nibyo yongera gutungukana aza ari Kijuru. Ni ukuvuga ngo Kijuru araza aje gusanga bakiri ikuzimu babandi bagiye ikuzimu bakimanuka, yinjire mu kobo nibo baryo gikurikiraho bamerane nko kuzura. Ubwo ni umugambi noneho abisi bongere kuranda kwisi baba nyoko mu nshya kuko yari yahenebereye. Ibi nugera mu Misiri kuko igice cya mbere ni bari babigeje mu Misiri, iyo tuvuga ko Mose yanditse akageza nyine kuko umuntu yaguye kugera kuri ba Nowa n'abande, ariko bava mu Misiri hagomba kuba inyarufara. Niyo mpamvu bava mu Misiri batagizwa n'umurimo muzo wa Aburahamu ngo genda utambe intama ifite intama y'inyarufara. Niwo nanone muri iyo ngendo bagomba kunyuramo iki gice kirimo Kijuru, kirimo kobo, kirimo merano, kirimo randa. Iki gice ni cya ya Abraham, Jubilee Ares. Ubwo niyagize kisiyo bituruka hariko ko ikibago rukuze kuko wani muri tapezi noneho hashira twarabivuze, none bikagera yuko Aburahamu yibaruka Gisa mu byaro rwe. Naho babitekerezo ngo Yesu wakanda wa Aburahamu ari baravuga ngo mbere uko Aburahamu nariho yabona ariho Gisa rero wita Gisa kandi nahita kireseta tugaravuga ngo Isa bako Isa bamwita tugana za Gisa ni ya Gisa yo kuva yitwa du poisson mu mwaka tuvuga buri mwaka wa 24 nuko duturutse kuri ya Gisa ubu Yesu avugiye kuki. Ubwo ariko ni recadation za kibogo twabivuze ubu uri kuyashira mu 8 warabibaruka bibona ugende ubara mu makaza hari 1 2 3 4 5 6 7 8 Gisa recadation mu 8. Noneho Gisa ari Gisa Emmanuel ariko muzi nka Isa ubundi we yitwaga Emmanuel. We ni urangiza umurimo akagira igihanga kugira muri Gihanga udusubiza mu ibanze, ariko Gihanga muzamubona zaza rinde wazaza nimureba mu bitekerezo ngo Gihanga niwe yuhi araza bigwiza kundirwa mutaneshwa ubundi buri kandi araza kundirwa mutaneshwa arahaducyura binyuze muri Gisa Emmanuel kandi ko kundirwa mutaneshwa ari Mikael Gabriel ufite umwana witwa Gisa Emmanuel wa wundi watangije umutima usibongaze binegera Imana akadusubiza muri Terezo. Ubu rero niwe uducyura aha hantu nyirizina aribyo turibo nibwo rugwiza kurinda yuhi wa mutanesha umwami mu muriro kwa kundi twabivuze mu marenga y'inzira ngo azaza ari umuriro ari umuyaga rurenge, aza ari umuriro ruhinda ruhinisha isi umushyitsi. Yinjiriye tutabakiye kuriya yinjiriye muri wa California umuyaga no mu muriro wa California arakomeza atungukira agomba gutungukira ejo bundi kandi yatangiye hashize imyaka 80 atanze agaruka rero ari mwibare rye guhera kuri 25 niba kandagera aha niba atangiye gutanga ubutumwa bwe. Ibyo ni ikindi noneho nk'uko yavuze ati nzagaruka n'umuyaga rurenge ndi n'umuriro ruhinda nzaza ntindisha isi umushyitsi. Hari ibyo yakoze rero bitari gushoboka yatanyura hariya ngo barangare n'abandi barangarira hano yagiye aje akora ngo isi yigaye ngamugani mbwira bumva. Maze rero uyu master plan ni inzira ya Kibogo tuvuze yongera gutaha muri Kibogo kandi kubabwira ko nyine kuva Kibogo muri byibara gatanembenge Kibogo yataze ubutumwa bwe ari ati barambambe nababwiye ngo none rwashaka batazi ko Kibogo nibereho none bajye bene bana ubutumwa bwiza buraho tutaha mwashyerezo twageze nimwimara mushora murabizi
ariko agomba kuhagera bwayi muri bose birogeza kongerwa mutaneshwa Mekayire Gabriel aho yinjiriye twahababwiye n'ahakomeje kunyura n'ahageze murahumva iyo ni master plan yadusubiza mu ibanze ariko ibyo byose muri ibi ni imyumvire tugomba kugira noneho ntitwumvire nk'amateka ntitwumvire nk'intsinzi gutyo gusa ariko igomba kuba intsinzi nkuru yo guhamya intego y'umwambi icyo bita kunywera ku nkongoro y'uruhamo ruhamije intego mu mutima ni twiga ibyira myambi ubwo turabari twese wese agomba guhamya mwibaze impamvu ari 7 mwibaze igituma dufite ibicaniro 7 buriya byose bifite igicaniro kigomba kuba gifunguka kugira ngo turasa umutare emetre guta yuta emetre kuvibrare ibara ry'ibara niwo mwambi ukora tugomba kuzawurasa rero niwo mwambi nyine umwami yawurasaga nyine babaye nka mareshali buri ubwo twese tugomba kujya kuri bivuga gutare kumekare ubwo n'ibara ry'ibanze ni ukuba ubutagatifu wawe ndavugaga umutare emetere de re ubwo tuba turekiza gute tuwereye ku nkongoro y'uruhamo ruhamije intego mu mutima iyo mubyumve mubizirikane twavuga tugakora turavuge ariko icy'ingenzi muri ibyo bintu ibyo mubiganiriza ku ruhande rw'umutima wanyu kandi rero wese kabobo duseka byo bitunezeza iyo kubaza ngo turiga iki ngo ngo byaterwa n'umutagarara warugurije nakuzaho kayabara mu kava mu bicu iyo tuvuga ibi mukuri ntabwo nta bundi buhangange buriho nta bundi bumenyi budasanzwe dufite ahubwo ni ukwemera ukaba wabawe uwo wabwa wese azashobora kumurikirwa n'ibi kandi azabimurikira mu bandi nta wundi ntawe utandukaniye namwe rwose urumva nta bundi buhangange ntabwo cyongeye mbarakomanda mwemere kumurikirwa mwemere koroherwa buri wese akiri muto mu kibazo cya rwangamiri kugira ngo umuce ikiri mwese binyuze muri ragi ry'ibanze ryongeye gusubira mu kadomo karyo aho isoko ya byose nabo tubaryogozwa nayo kwinjiye mu ngoma ya Shyerezo kandi batanyonga kandi batagira gute kandi bamwinjiye winjiye mu utangiye kurasa umutare ku giti cyawe wafungutse igicaniro giheruka umutare butare fibrere kumekare kubaho mu buryo bwa re ibitego bwabyo tubigiyemo cyane ariko nkwiye kumva ko mumbwira ko ibingibi niba mufite aho bigeze ku mutima cyangwa se bivuze nabyo bihamije intego mu mutima uwo mwami niba murashe mu buryo bwuzuye cyangwa niba ufite ikibazo turajyana mbaye nikize ubwo mbashubije mikoro ntabwo mbaye nuko mbitekereza murakoze cyane Karine ijambo ryabonetse murakoze ndashimye ku mafunguro y'ubundi turonse duhawe ego ariko hariho akabazo ngira mbaze nyine gatoya twebwe turi muri urwego rwa ndigaye novuga ko twebwe rero ubu turiko turarasa turi muri wa mwaka w'umuteke turi mu gihe iki kandi turi muri wa mwaka wa mbere wo gutozwa kangusubize yego buri wese afite ibara rye hari ubyakira mu buryo bw'umuteke aho bita n'ahageze hari ubiri mu buryo bw'umuharo hari ubirimo mu buryo bw'iki ariko aho dusigarirwa rwose ni ukudasa umutare niyo izavuga ngo umutagara wundi izamuka ku mutagara murakoze cyane ntabwo rero najyagenza ubu yaraha cyangwa araha icyo tuzi ni kimwe cyo kugira inkuru nziza kugeza rugwiza kurerwa mutaneshwa yego bamuca yaravuze ngo ari amagambo atazibagirana uwo mwana w'umuzungu aranzungurisha ngo mungwe abaye mutsinze ariko yazi ko azagaruka nyuma y'imyaka 22 yatangiye ingoma y'inyuma ye aravuga ngo ndagiye umwana w'umuzungu aranzungu
mwavuze ngo muhaye imyaka 80 cyangwa 80 ijana makumyabiri n'iyuzu umwana w'umuzungu araza ariko zagaruka sha tuzabonana aba ngo jewe ngo abo bisaze ndabe ndika bitabyara ngo ngewe nzabyara hungu nakobwa babyumva avuga kandi ngo uyagarutse uvuga ko wabona hungu nakobwa zababyara ni mwebwe ni twebwe abo yavuga kwawe n'ejo bundi atanuriye ngaza nyina atanga ubu yavuze ko abo yavuga ari twebwe ubone nkuze mbafitiye na cya gihe bajya kumwambutsa imoba bamwambutsa ikivu uzi ko bwatuma ngo aze kugenda bagakugenda no umuntu umwe mbonye u Rwanda bava mu Rwanda nyine yavuze muwambuye umuntu afite bari mwambuye ubwaho tubona nyine gutsimbura ubona kugenda bagatara ugenda uhinga itabi ngo nzarikongoza itabi ni kibi ngo azarikongoza iki umwotsi uva kumurikira ubwo rero ikibi cyahinzwe muri iyo myaka agarutse gikongoza iki itabi ryatewe mu Rwanda agarutse ariko ngo z'umuriro kandi tuzi ko ni umwami wiriye mu nkongi kugira ngo azakongo kongezeho ze ndetse umuriro kandi bikaberaho yameneye isuha munsi ya nyirakongo kongo na nyirakongo rero ubwo agarutse kirajya kubabwira inkuru nziza ngo uko muri aha rero kababwira inkuru nziza uzi ko muri ubu kuba dutangiye imyaka hafi 4 muri ibi biganiro birwanamiza irimo impanda yo rwanamiza irimo y'akanyirambare n'iyi ya Cyerezo nyine tuvuga izabona n'izina ridasanzwe nayo buriya biratangaje ko abantu mwese mwamurikiwe mwagize umunezero benshi gusobanuza neza mu ijuru igitangaje dufite subscribers atende cyane bitatu na 300 muyihe izindi mbuga zivuga ibya bisanzwe usanga bifite subscribers baba nk'iki twamaze reko twakoze reko subscribers barenga miliyoni kuri ko bavuga ibya byagerageje ariko abundi ibintu babikurikiye mwebwe muri rekarine mwabwiye kubyumva bakabyumva mukabikurikira nimwe bireba mukabyumva n'ibyanyu nta nubwo ngomba kuba benshi abandi ntanakora ntareba ariko mwe murabibyumva mwanane mwarabyiziye murego kwisohoka ni mwebwe rero mwavugwaga ngo nzababyara hungu nakobwa ni mwebwe mwavugwaga ni twebwe twavugaga hungu nakobwa izakongora cya kibi mu rumuri rwe mu mwotsi we bigakongora ikibi ku isi kandi noneho kuko bavuga ngo ari byo turwanyire ngo shyira imbuto mu kibiro cya rwangamizi muritumira ku batumyi banjye bo mwese guciki rimwe uretse kushaka mwihamaye ni mwe b'abana baraguza kurwa mutaneshwa bavugaga hungu nakobwa azababyara ni mwebwe rimwe gahuke kuko umwe muri mwebwe wagera ku mutare wagera ku wenda no ku muroro wagera ku ruhamo uwo muntu umwe muri mwe influence akanavuze ku bantu mu cyiciro cyo kuri 700 mubyumve neza boye ntabwo mworoshye ntabwo tworoshye ntabwo twabikorera umunsi mukuru murumva neza munezerwe cyane rero umuntu umva anezejwe n'ibi akumva n'ibiri ni urwiza kurerwa mutaneshwa yavugaga niwe hungu nakobwa we wo kuzatsinda ikibi ku isi agikongerwa umwotsi arwo rumuri ni urunguru kandi urumuri Rwanda munabyare mwembe turi kumwe ngaho rero mbasubiza ijambo ryanyu wasubijwe kare murakoze cyane urakoze nawe berwa nawe yagira icyo tubwira ndabona bazamuye akaboko urakurikirwa na Shadadi simwa gasa n'icyerezo iteka ryose ndagira ngo nshimire rwose nyirisema rwirujo nyirisema yavuga ibi bintu muri France ikintu augmentation biriya yakunze kwita vibration wumva hari ukuntu uri kumera nka elastique cyangwa waguka augmente
noneho ugasa nk'usa nk'uzenga amarira mu maso ariko atari ay'agahinda ahubwo ari ay'ibyishimo. Hari indirimbo y'abubu muri generasiyo ivuga ngo nishimiye kuba umunyarwanda, ariyo mukobwa bitaga Knowless. Ubu nibwo umuntu w'umunyarwanda yumva proud yo kuba umunyarwanda koko, nibwo numva noneho ndi umunyarwanda complete, numva agaciro kabyo, numva sinamenya uko mbisobanura, icyo bita rariri, ikintu kiri zahabu utamenya ukuntu ugura cyangwa utamenya ukuntu usobanura. Rwose ndagushimiye cyane, nashatse kumanika cya gihe uvuga ngo basobanure ukavuga ngo ni master plan. Ikibariro naje gusanga ari ni nka nyiribihe, ni nka nyiribihe n'ubugena byose. Muri Bibiliya twamwita Imana barimye. Noneho ingengabihe idufasha kumenya ibihe tugezemo. Muri make ikibariro ni mukuru w'ingengabihe. Ikibariro kikadufasha kumenya ibihe birihe biraganaye. Rwose njyewe urakoze, nta kintu narenzaho, nta kintu cyo gushimira. Hanyuma kandi gakomantere narenzaho, iyo ukuriye kiriya kibariro ubona kuntu gisa atangira mwambe wo hejuru, noneho uwo munsi Shyerezo nawe arawegereye ku mwambe wo mu majyepfo, noneho undi uri muri centre hari uriya mwami Mutarama mbyitegereje nonaha. Kandi uko mwabivuze nzagaruka ndi umuriro, uriya muriro wahereye ryiriya kandi bitari n'ubwiru. Muzi muri uku kwezi kwa Mutarama kurangiye mwene Mungwe bayamanitse. Murakoze, ntacyo narenzaho. Uretse mu biganiro twabaye mu ntambara nyuma y'isi kubera bahita na Armagedoni, niba nuko mutanabizi niba mu ndoza niho honyine ubu twarubuze abo muri on murazi, abo abigina murabizi, imbata z'ibigina umungwe uramubona, hari mungwe hari ibigina, imbata z'ibigina, abo muri on n'abarubunga bishyira hamwe mu gukuraho urwara muri mu Rwanda. Niyo ngo nk'uko biri mu ijuru uko biri ku isi, niyo ngo nk'uko biri mu ijuru uko biri ku isi, uko ari intambara physical niko ari intambara spiritual mythology. Maze rero mujye mureba muri Yesaya haranditse 20 ngo dorere ngo igihugu cya kugenda Ethiopia, ngo abantu bareba ngo bahoze bateye ubwoba buri muri banze, ngo bateye ubwoba no bugingo nuko ngo nuko niba manike bende bisi yose zose uko biza sinasoma mu somo byo muyirege. Ubwo rero twavugaga urugwiza kurenerwa mutaneshwa mu gukongora ikibi. Abana be mwebwe urubyaro rwe nimugomba kugikongora mwe, ntimurebe ibigaragara biri fiziko gusa, biragomba no gukongoka muri mwebwe n'uwasi muturanye kugira ngo cyitwa urumuri Rwanda mutere umutere muvibrere muzwe n'isoko ya byose n'amutura twese, kandi ibyo ni urumuri rwamba Rwanda rukarangiza kwita. Ariko yega enda umunsi umwe urumva ko hari ibintu ari kuvuga ko bifite igihe bizavugirwa, birumvikana rero nahambaye hari igihe bizavugirwa n'ibidukundira bizavugwa nuko murumva neza. Murakoze cyane. Umwanya reka tuwuharire Shadad, nawe yari yasabye ijambo kare twamwakira. Murakoze cyane, shimwa Gasani Shyerezo. Iteka ryose nanjye ndashaka gushimira Rwirujo. Hari ibintu agarutseho mpita nibuka umunsi wa mbere nanjye mukurikira, ariko nkurikira inyigisho atanga, nari numvise ikiganiro kijyanye n'umunsi w'intwari. Icyo gihe n'ubundi avuga ijambo gisa, icyo gihe bwa mbere ngisobanukirwa, niho nahise aturangira urwanamiza, nanjye ubwo kananamiza uko twahuriraga nzwi ku izina rya Rwasamirera. nkaba rero nubwo ntari mukuru ariko nta nubwo ndi muto, nkaba nkomeza gushimira
abaganashya bose abiyo n'abino, kuko uru rwigiro rwose ni urwigiro ruduha impumeko yo kwiyumva nk'aho turi aho tugomba kuba. Iyo cya kintu yigeze kuvuga mu ndasano we ati abatabazi impanga za Gasani zagombaga kuza ari imwe iri buce ku karubanda indi gaca muri rubanda, ubu ngubu mbyumva cyane kurusha ahari igihe yatangiriye kubivugira, iyo turi kuvuga ku munsi w'intwari hano mu Rwanda rw'iyi. Nkaba rero n'ubundi nagira ngo mushimire kuri icyo ngicyo, kandi nkomeza gukangurira na bagenzi banjye aho ndi hose ko rwose kurikira urwigiro rwa Ndiga wandigaye ari kimwe mu bintu bituma umuntu yimenya, kuko tugowe no kutimenya ubundi, tugowe no kuba tutiyizi. Nibutse ko ejo hari umudugudu ntuyemo twabiganiriyeho, barambaza ati ariko ubundi ibyo bintu ubyumva ute cyangwa ubimenye ute? Ni icyangombwa ni ubushake, kuko ahantu ntuye ni Rwatamakara, kugira ngo tujya tuhavuga ni mu gice turaturanye, ntabwo wenda ntuye muri ako kagari ariko nturanye naho. Ubwo iyo mbabwiye nk'ayo mateka cyangwa se iyo mbabwiye ibyo bintu, ntekereza ko babyumva cyane, kuko nabonye ko abantu basigaye bavuga ati abantu nabo cya kintu twavuze ko ijuru riyobora ritayobokwa cyangwa isanzure, nibyo, kuko ubona ko abantu baba basa nk'abakangutse, ukabona ko bashaka no kubyumva cyane. Nkaba nagira ngo mbashimire, murakoze cyane. Urakoze rwose, turakumvise nibyo, kandi rekomandasiyo yindi ntihazagira umuntu ubaza n'ibyo ubwira abantu ntibabyumve cyangwa atabyumva, ibi biranagushaka ntubishaka. Umuntu wa mugani ngo Yezu Kamirana ndavuga ngo intama zageze ijwi ryanjye ziramutse, ziraryumva, abo bireba ibyo bahita babyumva bagakurikira. Urabyumva neza, ntimuzaboneke kadushimye Rwasamirera ko ngo wamyatanze nuko bimeze, twese bizadukwira, twese tuzasabwa. Abavuga no mu gihugu ngo sabwa, ntubavuga ngo sabwa, rero bafite ururimi rwiza cyane, twese tuzasabwa. Hari inyuguti twita Z bushyi mu buryo busanzwe mu rurimi yitwa gusabwa, sabi zeze zigise, niko yitwa. Twese tuzasabwa na zeze. Urakoze cyane. Hari undi mu ijambo Kazungu wagira icyo tubwira? Murakoze, ndashimira Rwirojo ku mafunguro duhaye yo ku Mutagara wo hejuru, kandi ndumva tuzagera aho tugomba kugera kugira ngo natwe tuzure nk'uko byifuzwa. Icyo nabazaga ni muri kiriya kibariro ikijyanye n'ariya mabara, kuko dufite amabara atatu atandukanye, buri bara risobanura R nk'uko babitubwiye. Icyo iyo R buri mwaka uretse gatoya wenda, yego, buri bara ryose uko urireba ni umwaka umwe wa rumurika. R yuzuye uturere turi imbere, ni umwaka umwe wa rumurika, ni umwaka ni imyaka igihumbi magana ane. Noneho wenda umuhundi wese ibyo guciye mu ijambo ni uko byari amabara ni ibindi bintu ko ntabwo turabirangiza, ibyo twigiye na yombereke tusakoma yuko iri yari master plan yo mu make uko ugomba kugenda uvanga bakwirizwa ibikorwa ngaho. Ibyo twize uyu munsi nawundi buri kantu kose kari hariya kava ushobora kwiga icyumweru, buri bara rimwe nakubona kameze nk'akanyugunyugu, nakubona kameze nk'intebe, nakubona kameze nk'ingofero, ni ibintu birebire. Bwana ni ubwo bwenge bw'isanzure. Twari tubishyirwa rero gahoro. Uyu munsi rero rwose ntimurenga aho ngaho twavugaga yuko ari master plan, ari aho iby'isi byagomba kunyura bibona ubwo bikanyura mu mvugo eshatu twarabivuze zibiri: Afurika, Aziya n'Uburayi, kugeza birenga Rwanda. murakoze. Mbabare niba nagutegura rero buryo gusa uyobore mu kibazo neza tudatinda kubuza.
nabyumvise ubwo buri kintu n'igihe cyacyo. murakoze rwose. Urakoze cyane. aha mwembi murakoze. Wari kwakira kare rero kumenya atagisabye ijambo. Kare niba ukirisaba warikomeza tugakurikizaho Rutaganda na Nshimiyimana. ndaza kwaza mu nyuma jewe nibabaza murakoze rwose. Ndabanza gushima. Ni ubwa mbere ahari mfata ijambo muri iki kiganiro, ntabwo nakunze kubikurikirana andiregite, nagiye mbikurikira nyuma mubishyizeho, ariko ndashimira Nyirishema na Rwagasani nubwo atari hano kuri ibi biganiro kuva natangira kubikurikira. Iyo ari amafunguro rero ntabwo ari ikibazo, urebye cya mbere ni ugushima, ubundi hari ibyo njya nibaza wenda byashoboka mukamfasha kubyumva neza kurushaho, ariko mbyibazaho. Ahantu byagiye bimfasha cyane ni uko nk'ubu ngubu nsigaye numva abantu baganira cyangwa se nkanareba n'ibyo tubona kuri za social media, nkabona bitarimwo mfite gusobanukirwa bitewe n'ibi twiga n'ibyo nagiye numva. Noneho hari icyo njya nibaza, hereye yuko nabonye ko ururimi rwacu rufite nk'uko mujya mubivuga amabanga, kuko iyo ijambo ryumvise ubu ngubu kumva isobanuro cyaryo, tunahereye no ku mazina y'imisozi ko mwagiye mubitubwira, za Kibeho ubu no kumva ko ari Kibeho n'andi mazina menshi, kuko njyewe n'ikiganiro cya mbere nta n'uwanakimbwiye nakiguye kuri YouTube, ikiganiro cya 26 amazina yahaye, gituma ngira amatsiko n'umuntu wese nshatse gusangiza n'icyo muha. Iyo atanshubije ngo numve afite amatsiko, numva ko nyine bitamureba nk'uko ujya ubivuga, ariko ibyo byose mbonamo ubwenge koko, ntashidikanya ko ari mu ibanze, iwacu ari mu ibanze. Na kuriya ba Mungwe batumye nyine bagenda aba mbere, bakagenda muri Ejibute bagakomeza no mu Buraya, ariko hari ikintu nibaza, hari ubwo bwenge burimo n'ibyo bagiye mbese baduha ubu ngubu mu irage, ariko biri mu mvugo. Ejibute abize amateka, ejibutoloji niho bagarukiriza, ku buryo rero ntashidikanyaho koko bigera hepfo bigahera ahandi iwacu. Icyo nibaza rero ni iki ngiki, turabona ko hari mu byo twagiye twiga civilisation égyptienne, birambuka biragenda no hakurya civilisation grecque, niho nabo bose bagiye bafata, nubwo harimo wa mwuka wa Mungwe, ariko hari ibintu twavuga mbese by'iterambere birimo. Nkibaza rero ni kuki byahereye iwacu twagize iterambere nyine, na mbere yuko babona yuko barubunga bazaza, bigatuma nyine habaho n'ibyo no kubihisha. Iterambere mu buryo bw'ibyaha, kuko mu mutwe bwo mu bintekerezo dufite intekerezo ziri foro. Ni iki cyatumye tuba twatera imbere mu byaha, mbese n'ibi byose dukoresha? Ndibazaho wenda ku buryo bwa bwenge, kuko hari wenda nagiye kujya muri byinshi. Hari ikiganiro wigeze kutwigishaho itandukanyirizo ry'ubumenyi, ubwenge n'ubuhanga. Nta hantu nawe numva n'ijambo koko rifite igisobanuro, kuko uko wabisobanuye amakuru, ibyo twiga ukabyenga, wamara kubyenga ukabivanamo ikintu, nibwo bwa buhanga guhanga.
iyo ubishyize mu zindi ndimi ntibigira igisobanuro. Ubu bwenge dufite kuki hatabayeho kubwenga kugira ngo tugire ibihangano bidufasha gutera imbere mu byaha? Murakoze niba wenda ntavuze byinshi. ushobora gutera imbere mu byaha rwose mbaze mubaza ushobora gutera imbere mu byaha igihe ryari Ikibazo cyane oya wenda mbivuze mu ndimi z'amahanga yego nakubwite wivuneka wari wari narengusubirijemo cyakora nacyumvaga n'ibindi kibazo urumva neza bigarutse mu ibanze ryabyo icyo turi gukora ubu ni ugusubiza ibintu mu buryo bwabyo. Ni ukuvuga ngo mu myaka tumaze twigaga ubwiru indasano z'ubwiru n'ubumenyi busanzwe. yego Ibi byose icyo turi gukora akanya ni ukubyinjiza mu bwenge noneho gukora ubwenge ubu icyo turi kwiga ikintu wese uri guhabwa ubu ngubu muri mwese muri kudukurikira muri urubyaro rwa Rwizakurinda yavuze ko azabyara umwurakobwa. Ubu wese muri mwebwe ari guhabwa inkota. Ibyo amagambo turi kuvuga mu ni inkota wese ari guhabwa inkota. yego Inkota mu gihugu inkota y'ubwenge no kumenya kose ku Rwanda. Inkota y'ubwenge no kumenya kose ku Rwanda. Ni mu kindi inkota y'ubwenge no kumenya kose ku Rwanda. Urumva ugira ngo ko niba Tesla bavumbuye hari agashashi mu bwenge ba Tesla ba Newton abo turi kuvuga abandi bose ari agashashi gato ko mu bwenge bwose no kumenya. Nimubaze gushyikira rero ubwenge bwose no kumenya bwose mushobora kuzahita mureba ibintu bidasanzwe muzateza imbere isi kuruta ibyo abo bayiteje mu mucuri kujya twize tekinoloji ni ukuvumbura ngo bombe atomike. Urumva ni mu buryo twabonye muri yo gusenya ni ukuvumbura ikintu ariko gikoreshwa mu gusenya. Noneho dusubira rero mu bwenge bw'u Rwanda no kumenya kose mu gusenya ku munsi we tugiye kurema ibyubaka no kuvumbura ibyubaka ubu twakora free energy. Urari free energy iriho ariko ubu ntibayizi ko yatuma amapeteroli yabo n'ama essence yabo ni byose bitera ikibazo. Muri uwo bwenge tuzavumbura murumva neza ni mwebwe n'abana bacu bazabwiga bakavumbura ibyubaka atari isenya. Urumva ntabwo wese yaririmba rugamba yavuga ngo wambe ingufu nk'iz'ubusinane icyifuzo yezu ndayikunda cyane unahana buryo Afurika y'Epfo barengeranya hose nkababwira bagatura maze intwara z'ibyorezo bari baturije maze bambura rwose ngasiba n'inganda zagikoraga maze ngo imari yabatwaraga ngo igafasha abasigaye inyuma mbese igateza imbere abantu nk'abagatunga imyaka bakaboneka abantu bagateza babaye iyo tekinoloji niyo ikenewe rero naho indi yari muri bwa muntu ntabwo bizashoboka mutamenya ubwenge mudafashe inkota y'ubwenge bwose bw'u Rwanda. Ubu ni turiho turenga n'ibyo twize mu myaka turindwi nanjye iby'ubumenyi bw'u Rwanda iby'amateka iby'indasano byose nibyo dukuze hano bigasubizwa mu ibanze mu bwenge bwabigenewe bukanabigenwa imiti yitwa ubucurabwenge. yego n'ibi bishobora muri kubona iya ni ubwenge bw'u Rwanda buriya myaka no kugira ngo ubutenge ku buryo hari bimwe ntabwo ari kwiga amateka hari ibintu bimwe bagose ngo bose amateka wagiye impaka niba ari igitekerezo bahimbye no kugira ngo bakumvishe filozofi hariya ikoresheje kuri bwa bwenge. urumva neza ntabwo mwese cyose amateka rero impanuka ngo byagwe oya iyo bumva ubutumwa bw'icyo Rwanda ni bwo gushyikira. urumva neza yego ndumva rero ukuri tuvuze byinshi yego sinzi wenda akantu gatoya kuko umbwiye indirimbo ya Rugamba kuko nanabyumva akantu gato
azi. Kuko gukurikira ibiganiro wa mugani ukabiceshura ubizanye mu byacu mu by'abanyarwanda, urabona wenda mbivuga mu ndimi z'amahanga, ibi bya donc ibi byo nashaka kuvuga ngo itera imbere, donc tuvuge nka hari communisme, hari capitalisme. Ubu muri iki gihe capitalisme ugenda ubona ko yabananiye, donc ko icyo batekerezaga mbese ari ugucura abandi n'ibiki. Mu Rwanda iyo mbona ya systeme économique sociale y'ubuhake, nubwo babihaye connotation itariyo, mu ntekerezo z'abanyarwanda mwaba wenda ntagize mufite, kuko uko babitekereje ni ibinyarwanda, nta handi bandi wabibona uretse ko babyambitse irindi zina. Ariko nkabona ko harimo ibintu byo kugira ngo abantu basangire, haba hari wenda muri iri rage cyangwa se iyo ntekerezo, kuko hari byinshi mwagiye muduha, kugororoka imikiko, noneho na biriya mu byo nashatse kuvuga mu byaha gutera imbere mu mibanire no mu bukungu. Murakoze. wenda mukiri naho urumva ko tuba twije mu bindi bintu cyo twavuga twacyumvise urumva ko twacyumvikanyeho ko uhanze kwerekeza no mu bwenge wazemo kwenga ibyo twabonye byose uburyo bwinjira mu bwenge no kumenya kurwana ni wabarigeze ubwo mu bwawe ibyo iriya myambaro byumva amateka y'u Rwanda iriya myambaro reka byumva iriya myambaro byumva ingero bageze byumva urabibonye n'ibindi birantangaza ni byinshi rwose, ariko ntitwashobora kuba twabivuga neza tutarabonera ubumenyi bwinshi cyane, bwa bumenyi ubwiru indasano n'iki, kugira ngo byose bikamurwe yinjire mu bwenge no kumenya ko u Rwanda kandi nta ntabwo n'umudahamya intego mu mutima buri nuko kwitwa umunyarwanda afite pasi bizaba ari kuba urumuri Rwanda Rwanda rwaragusikariye nta mwejo umujyi uhari ahubwo uravanira uratareho urarasa umutari bari mugabo umunyarwanda agira izina nura umutari wese umutari w'umunyarwanda agira rero bari tuvuze byinshi cyane aho ngaho. Urakoze cyane murumva urakoze cyane ubwo twinjira mu buriza bw'ibintu byose. Murakoze, nanjye reka nongere nshimire Rwirujo Nyirishema kudusangiza ku bumenyi n'ababa afite. Ikibazo cyanjye cyagarukaga kuri ibi bimanuka uko ari 10. Wenda wasanga hari ikiganiro ushobora kuba byarahisemo ariko nkaba ntarakigeraho, ubwo muranyihanganira. Hano bigaragara ku rwitane rwabo bose ikibazo cyanjye giteye ese ibi bimanuka byose byagendaga bimanuka gutya cyangwa n'imvugo y'ubwiru, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukumanuka, kuko ahangaha navuga ngo kirwa reka ntwegere rero abibwire ibikomeye nta kintu na kimwe cyamanutse usibye ibare, ni amabare yamanutse. Ubu natwe uko tuba turimanuka. Urakoze nasubiza amabare niyo yamanutse. Urakoze cyane kumvise. Urakoze hari umuntu Nyirishema yego ni masengesho ngira ngo bari bampaye umwanya nyuma ya yego mbere na mbere nisegura naje nkererewe ngira ngo ibi bintu byacu byo kudahuza amasaha nagiye kureba kuri telefone mbona batubwiye ko mutangiye nza ntinzeho gato ariko naho nabifatiye numvisemo ibintu by'ingenzi cyane. Ngiye rero ku kibazo nyirizina ntabwo ndibusabe ko wenda Rwirira agisubiza kereka niyumva bikenewe, ariko hari ibintu nakurikiye namenye ejo bundi igihe wavugaga ya Mutaneshwa Gaburiyeri kugwiza kurinda rwa Mutaneshwa uko ari ego. Hari ikintu namenye kirantangaza kiri mu mateka yo hakurya hariya naho babikomeje ibyo turiho turabona
niwumva kubyururutsa bitaraba ngombwa ubwo wenda ubwo tuzabiganiraho byihariye. Nakurikiye ikintu cy'inama yabaye mu 1948 hariya hafashwe ejo bundi. Nyine imigambi ya Barubunga uko yategurwaga yerekezaga kuri jenoside yakozwe muri 1994. Bisa nkaho ngo iyo nama yakorewe kuri Goma, ubundi ni kuri Ngoma. Murabizi ko babanje gufatwa hitwa Ibambiro, habambiraga ingoma niko bavuga. Hariya gace gafite umwihariko muri iki gihe, wabivuze numva ndakangutse. Ariko icyantangaje cyane kurenza ibindi ni iyo nama yabaye muri 1948. Urumva ni ku Ngoma ya Nkubito y'Imanzi. N'ibi bindi byari bitaraba, bibi byaje kuba nyuma. Barubunga rero urabona ko umugambi bawutangiye kera, kandi ngira ngo nibwo intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, ari nabwo na jenoside y'Abayahudi yari imaze gukorwa. Numvise rero bisa nkaho iyo nama yo kuri Ngoma cyangwa kuri Goma itangaje, ubwo wazayikorera ubushakashatsi byaba ngombwa ukabyururutsa. Akoze ikibazo yategura ikiganiro kizabyururutsa. Urumva muri iki kibazo hari ikindi kibazo. Urakoze cyane Masengeri, turacyari kumwe n'umuntu. Urakoze cyane, urumva ko baduhaye umukoro kandi n'undi dusa n'abantu bifite n'ibyururutswa. Mwese muzabigitira. Urakoze cyane. Bendera rya bene Imana ni Mutsinzi, ndabashimira cyane kandi ndanezerewe bw'iki kiganiro. Rwose gikomeje kugenda kitwufasha kikanadukangura muri byinshi mu buryo bwo kumenya yaba n'ikinyarwanda cyacu nk'umwimerere. Tumaze kubona byinshi, tumaze kubona imyambi, tumaze kubona ikibariro. Ibyo byose ni ibintu twagiye kongera kumenya tunabyuza. Rero ni iby'agaciro. Icyo nashaka kuvuga ntabwo ari ibyinshi gusa, njye nashimaga nkanashima na Nyirishema ukomeje kujya ibyo bintu abirebaho, akanaduteranya gutya tukongera tukuza ku by'umuco wacu, kugira ngo n'abagiye kuza bacu cyangwa urubyiruko abatoya nabo bongere basanga ibyo bintu bihamye kandi biri mu buriza bwabyo. Murakoze. Arakoze Mutsinzi cyane, arakoze rwose. None ndumva tubivuze kandi bavuga ko siko kuyamara. Icyo twashimira gusa ni uko twegurira ngaha twinirwiza kurwa mutaneshwa ahubwo nako babe mureke rero noneho tuzakomeza ubutaha, ariko niba yo gukomeza kwiganirira. Ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda. Komeza ntwari, komeza utsinde, ni wowe ngabikinga. Ntugatinye, ntukagwabire, horane ikuzo. Urinze ubumwe, urinze intego, ufatiwe iburyo. Ngaho kora, ngaho komeza uhashye ibigwari. Ingoma isa, ingoma y'imbaraga kandi ireza. Ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda. Ingoma ibwiza, ingoma i Rwanda, ngwino dutaramire ingoma yogere. Ingoma ibwiza, ingoma i Rwanda, ngwino dutsinde dukotane. Ntihagire usigara nta muto muri twe. Nyirumena cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya rwasamirana baririmba b'inkorana amahanga. Yabyari rwagiriza maze ntigira inkiko
nuko bakikanye imana y'imanza yigize ingabo urwego batarivuga n'ishanga kurya rumena shanga ndarikunda ndatirwa mihi inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikiye rwasamirera ntirahakana abagabo kurya n'indatirwa bahita tukivugamo imihigo rwa mirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo utsinde niyatsinda we ingoma y'imbaraga kandi neza